Ndabasuje mwese mukurikiye umuririmbyi Gatatu TV aho muherereye hirya no hino, mwebwe mukora subscribe, share, like, comment ku biganiro byacu byiza tujya dukunda kubagezaho aho muherereye hose. Ndabashimira mwebwe muri ku mugabane wa Afrika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya, mujya mukurikirana notification zacu z'ibiganiro byacu ko tuzishizeho. Icyo rero ndakibashimiye cyane, duhora tubasabira umugisha w'Imana. Uyu munsi rero nje mureba kuri mikoro ni Daniel Gitangaza, nkuko mubimenyereye dukorana ibiganiro byinshi. Kuri kamera ndi kumwe na Jacques Bukenya. Rero uyu munsi ndi kumwe n'inshuti zanyu mujya mukunda gukurikirana ku muririmbyi Gatatu TV. Ndi kumwe na Gilbert, nkuko mumureba kuri kamera ariko araza kwivuga n'umuntu mukuru. Abantu mwakurikiranye ikiganiro ejo bundi cyiza twagize, nkuko mubireba ari hirya gatoya mu kuboko kw'ibumoso, mu kuboko kw'iburyo bwanjye rero murahareba umwari nawe mujya mumukurikirana, ni umunyamakuru wacu umuririmbyi Gatatu TV. Uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro cyiza tugiye kubagezaho kugira ngo murusheho gusobanukirwa ni iki kintu tugiye kuganiraho. Topic yacu yo munsi tugiye gutandukanya urukundo rwa Yesu Kristo n'urukundo abantu bitwaza bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bakica amategeko y'Imana. Reka mbanze nakire Gilbert adusuhuze. Ndabashuje cyane, ni ngewe by'Imana ikora Gilbert wagarutse tuje kuganira. Ndabashuje rero. Turagushimiye cyane. Iruhande rwanjye ndi kumwe na Janine Remizi. Nkuko rero mubireba bani abantu tugiye kuganira muri iki kiganiro. Dukurikirane rero, ntimucikwe, kora subscribe, share, comment kugira ngo iki kiganiro uze kurushaho kuryoherwa nacyo. Tugiye gutangira tuganira nkuko twatangiye tubibwira. Ndaza guhera iburyo bwanjye. Sibyo? Ndaza kubihera kuri Iremizi Janine. Turimo turibaza ku rukundo, wowe uraza kumbwira ku rukundo rwa Yesu Kristo. Gilbert araza kumbwira ku rukundo rwa rundi abantu bitwaza. Ubwo urumva simbagabanyije. Ndagira ngo rero ntangire, mumbwire Gilbert, unsobanurire gatoya kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kubasha kuryoherwa n'ikiganiro. Urukundo abantu bakundana ni urukundo nyabaki, ni urukundo rumeze rute? Watubwira ngira ngo. Urukundo rw'abantu bakundana rutandukanye cyane, nkuko topic bivuga, rutandukanye cyane n'urukundo Umwami Yesu Kristo yadukunze. Urukundo abantu bakundana ahanini twe hari ugukunda inshuti bitewe n'akamaro yakumariye, hari ugukunda inshuti bitewe n'ikintu yakugejejeho runaka cyiza, hari ugukunda umuntu bitewe n'ibyo umuziho, ari umukinnyi w'umupira ukamukunda, ari umuririmbyi ukamukunda, ari umukinnyi wa filime ukamukunda, ukumva nyine uramukunze ariko ntimuzabana. Urwo ni urukundo navuga rusange, ni ukuba umuntu umukundiye ikintu. Hakaba noneho n'urukundo ukunda umugore wawe cyangwa ukunda girlfriend wawe. Ubwo ni urukundo noneho rutandukanye cyane n'urwo Umwami Yesu yadukunze. Uraza kunsobanurira cyane kuntandukanyiriza urukundo rwa girlfriend cyangwa boyfriend wawe n'inshuti zisanzwe. Janine Iremizi, banza usobanurire izina Iremizi kugira ngo abantu badisobanukirwe cyane. Murakoze cyane. Izina Iremizi ni izina ry'Ikinyarwanda. Izina ry'Ikinyarwanda nk'andi mazina yose asanzwe, gusa rijya kuba nk'impine y'ibintu bigera kuri bitatu. Hari Imana, ijambo Imana. Amen. Hakaba ijambo inshinga kurema. Hakaba n'ijambo kumenya. Ubwo none iyo ubishyize hamwe, Imana irema izibwire. Haleluya. Ndafashijwe cyane. Ndagira ngo tubwire Janine Iremizi, utubwire urukundo rwa Kristo n'urukundo nyabaki, rurangwa n'iki, kugira ngo abadukurikiye cyane baze kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane.
ikintu navuga ku rukundo rwa Kristo rwo ni urukundo rwihariye cyane, kavuga ngo ni urukundo rwihariye kuko rutandukanye n'izindi nkundo. Kuko rwo ni urukundo rudafite ikintu na kimwe rushingiyeho. Ntabwo rushingiye ku mafaranga. Oya, ntabwo rushingiye ku mafaranga, nta kintu n'iki kimwe niwumva ngo nta kintu na kimwe nyine rushingiyeho. Wumve ko ni urukundo, sinzi ukuntu nabigusobanurira, ariko iyo ugereranyije n'izindi nkundo zisanzwe nk'uko mugenzi wanjye yabivuze hariya, ndamushimiye cyane, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Hari igihe usanga mu buzima tubayeho umuntu agukunda bitewe n'ikintu yagukurikiranyeho cyangwa se agushakaho, cyangwa bitewe n'icyo akwitezeho n'ubundi agutezeho. Ariko Yesu Kristo uburyo yadukunze nta kintu na kimwe yigeze agenderaho. Ntiyagendeye ngo uri muremure, ntiyagendeye ngo uri mwiza ku isura, ntiyagendeye ngo ufite amafaranga, ntiyagendeye ngo uvuka kwa ntuzi. Abantu twese nyine twisanzemo mu rukundo rwe, usanga aradukunze nyine nta kintu na kimwe yagendeyeho. Kandi urukundo rwa Yesu Kristo ni urukundo rutavangura, kambivuga uko nguko. Murakoze cyane. Donc no kuvuga urukundo rusanzwe ruravangura. Nk'uko nabivuze, urukundo rusanzwe ruravangura. Kubera ko nimba mvuze ngo ngewe wenda reka nkunde Gitangaza kubera ko ari umunyamakuru, uhise unkunda aka kanya. Abanyamakuru mwubahwe n'urugero, nsanzwe ngukunda ariko urumva haba hajemo akantu kuko ngukundiye kuri umunyamakuru. Ukaba unkunze urwa Yesu cyangwa urusanzwe rutari urwa Yesu. Kuko buriya unagereranyije urebye neza ntabwo ruba ari urukundo nyirizina, kuko mba nkunze ubunyamakuru bukurimo. Bivuze ngo umunsi wabivuyemo uzanyanga. Twagarutse ngera kuri icyo kintu Janine arimo aravuga. Ni ukuvuga Janine ikintu avuze ni ukuri, ni ihame. Urukundo rwa Yesu Kristo ruratandukanye n'urukundo twe dukundana hano ku isi. Abantu bitwaza ngo kunda mugenzi nk'uko wikunda bakajya mu bibi, buriya baba bahemutse cyane. Urukundo Yesu yadukunze, wenda munganiye, Yesu yaje kudukunda twese, n'uri mu nda ya mama, n'uri mu nda y'abandi babyeyi bose, n'uzavuka 2050. Urwo rukundo Yesu we yararudukunze. Ariko for now urukundo rusanzwe ni urukundo nshobora kugukunda bitewe n'ikintu nagukundiye. Urya cyane, like ukora ibintu byiza, ukina neza, urwo ni urukundo rusanzwe. Ntekereza ko ariyo difference irimo mu rukundo Yesu yadukunze n'urukundo twe twita dukundana. Hari ugukunda umukobwa bitewe n'uko afite izuru rirerire, afite umunwa muremure, afite amaso meza, ukamukundira icyo kintu. Ni ukuvuga ngo urukundo abantu twe tugira ni urukundo rushingiye ku bintu, ariko Yesu urukundo yadukunze nta kintu na kimwe rushingiyeho. Umuntu wese uzavuka azasanga urwo rukundo Yesu akiri umukunda, azasanga Imana ikiri umukunda. Niryo tandukaniro yashatse kutubwira Janine. Urukundo rwa Yesu Kristo ruri personality, rurihariye. Rero urukundo rwacu twebwe, ejo iyo uvuye ku bunyamakuru ndakwanga. Nk'ubu urugero ruto nguha, nari umufana w'abahanzi bita Urban Boys, urabazi? Baratandukanye, mbona Safi agiye ukwe, abandi basigaye kwabo. Mbona Urban Boys wapi ni fake. Ubundi narajyaga no muri class nkareba indirimbo zabo nkabona amanota 100%, twakorera ku 10, ariko naruzuzaga kubera narabakundaga, nakundaga baririmba, sibyo? Nukuvuga ngo nabakundiraga icyo kintu, sinakundaga Safi ku giti cyangwa nakundaga Urban Boys yo bafatikanyaga. Urumva ko nabakundiraga ko baririmba neza ari batatu. Aho batandukanye ntago nakomeje ngo mbakunde. Nabonye bamvangiye, nabonye numva nyine umutwe ngize umujinya, ndabareka, sibyo? Rero urukundo ruba rwihariye. Ntekereza ko ari ibyo. Jiriba, turakoze kudusobanurira. Ndagira ngo dusobanure iki kintu dusoza ikiganiro cyacu kugira ngo abadukurikiye baze kurushaho kuryoherwa. Ese boyfriend cyangwa girlfriend wawe, urukundo umukunda rutandukaniye hehe n'urwa Kristo Janine? Boyfriend wanjye urukundo mukunda ahantu rutandukanye n'urwa Kristo, urahazi se? Buriya nshobora kumukunda kubera ko namubonyeho wenda imyitwarire myiza, ashobora wenda kumbera umugabo n'urugero. Ariko buriya iyo mubonye yahindutseho gatoya, mbese icyo namushakagaho mbonye yuko kitagishobotse, icyo gihe mita nshaka undi ubyujuje bya bindi nshaka.
ariko buriya urwa kirisito yaradukunze, buriya uriya mugabo naramukunze cyane, Imana imuha amahoro n'imigisha. Naramukunze cyane buriya kubera ko abantu yaradukunze tugacumura akongera akadukunda ntarekera aho, nako nta nubwo we yigiraga arekera aho kudukunda nyine, yarakomeza akadukunda, uwarwanye, uwagize ute, wagiye mu bidahesha Imana icyubahiro akongera akamukunda. Rero nyine urukundo nakunda boyfriend wanjye, aha nawe niba ari kunyumva simbizi, ntabwo rungana n'urwa Kristo, nta na kimwe cyajana. Yo, nawe mubwira ijambo ryiza basi. Boyfriend wanjye nubwo ntamukunda nka Kristo ariko nawe ndamukunda. N'uwa kabiri. Basi nyine amugwa mu ntege. Mubwira ijambo ryiza basi. Ijambo rimwe kuri we nuko mukunda cyane. Yes, Gilbert nagaritse ndi wonsoza ikiganiro. Nawe ugira ku rukundo rwa girlfriend wawe n'urwa Yesu Kristo wihuse. Biratandukanye, ntago njya kure ibyo avuze. Umukunzi wawe uba umukundiye ikintu agira, imico myiza, imyitwarire myiza, ariko Yesu Kristo we adukunda twese, turi abanyabyaha, twasambanye, twishe, aradukunda. Ntago girlfriend wawe wamukunda yakoze ikosa? Hari igihe nivumbura yarikoze, urumva ko urwo rukundo, ariko Yesu we niyo nakivumbura, niwe nta nyanga, arakomeza akankunda. Donc ibimenyetso bitatu biranga urukundo rwa girlfriend rw'abantu babiri bakundana. Abantu babiri bakundana, ibimenyetso bibiri. Ibimenyetso bibiri barangwa no kumvikana no gushyira hamwe. Ikindi bakarangwa na ya mibane n'ibyo bateganyije ko bizagerwaho, nimba ari ukubana bakabana. Yes, ndabashimiye cyane ko twabatumiye mukabasha kutwitaba, kandi nongereho no kwihangana. Urukundo rutabonetseho kwihangana ntago rwubakika, ntago rugira viziyo. Ubundi kwihangana kuyoboye ibindi bintu byose. Niyo mpamvu mbigarutseho. So ndabashimiye cyane rero, nari kumwe na Janine Remiza ndetse na Gilbert. Kora subscribe ukomeze kuryoherwa n'ikiganiro cyacu, karyoshye ntigahora mwitama gusa. Turi kumwe, nshimire cameraman wanjye Jacques Bukenya, Gitangaza Daniel, kandi nshimire namwe mukora subscribe mugakomeza kubona notification z'ibiganiro byacu. Badusezeranye ko iki kiganiro tuzagikomeza. Yego, tuzagikomeza. Dufite episode ya kangahe Janine? Ni nyinshi. Ndagira ngo iki kiganiro tujye tukigeza ku batumirwa bacu buri wa kabiri. Iki kiganiro tugenda tukiganiraho. Murakoze rero, reka mbashimire mwebwe mwari mukurikiranye Umuririmbyi Gatatu TV aho muherereye hose. Dushimire mushumba Pastor Nzabirinde Emmanuel ujya udutera inkunga kuri channel yacu. Dushimire na Therese ahari akomeze kugubwa neza nk'umuterankunga wa YouTube channel yacu. Imana ibahezagire, murakoze.